Ikindi zikora zifasha calcium. Urumva calcium yinjira mu mubiri iturutse kuri vitamine D. Vitamine D ifasha calcium kwinjira mu mubiri. Iyo rero iyo vitamine D ikorwa cyangwa se yuzuzwa neza ku buryo ishobora gukora active vitamine D iturutse ku mpyiko. Iyo impyiko zarwaye iyo vitamine D ntibikiboneka, calcium ikagabanuka mu mubiri, bityo bigatuma calcium mu mubiri ndetse n'imisemburo ya parathormone nayo itagenda neza. Usibye vitamine D na calcium n'iyo misemburo ya parathormone, hari imyunyu ngugu ya phosphore ikunze gusorwa n'impyiko. Iyo idasohotse bituma izo za calcium n'amagufa yoroha ku buryo ushobora kuvunika ku buryo bworoshye, cyangwa se iyo myunyu ya calcium na phosphore ikirunda ku bindi bice by'umubiri ugasanga ugize uburwayi bw'uruhu ndetse n'imitsi ukiri mutoya, kandi ubundi ari uburwayi bwakagombye kuza ku muntu ukuze cyane. Ndumva muri rusange ari ibyo ngibyo.